Reka mbasangize uburyo ushobora guhinga ahantu hato cyane cyangwa se mu mabase yashaje, mu ndobo zashaje, ku buryo usarura imbuto ukirira. Uyu munsi ntatinze reka mbereke uburyo ushobora guhinga inkeri, ukaba wasarura kandi ukazinga ahantu horoshye. Niba ureba neza aha ngaha ni muri jaride, urabona ko iyi ni jaride, izi ni indabo, nimbereka neza, urabona ko izi ni indabo, noneho hirya hateretse utudobo. Utu tudobo ni amahire nsanzemo inkeri zamaze kwera. Ni ukuvuga ngo nureba uru rukeri, ubona ko rureze, ushobora kurusarura ukarurya, ariko rurabura nk'iminsi 2 kugira ngo rube rufite isukari. Ni ukuvuga ngo biroroshye cyane aho kugira ngo ufate ibidobo byashaje ubijugunye cyangwa se ubitange, ushobora kubifata nk'uko muri kubibona hano, ugashyiramo ifumbire. Wamara gushyiramo ifumbire, ikiza nuko wafata nk'ifumbire y'inkoko, uramutse ufite nk'umuntu uzaguha iyo fumbire, ugashyiramo ifumbire, ariko ibanga riba ririmo nuko munsi uhapfumura kugira ngo amazi atazajya yireka. Ni ukuvuga ngo nureba nka hano mu mbavu urabona ko harapfumuye kuri iyi ndobo. Iyi ni indobo yavuyemo irangi, muri kubibona hano, ariko nureba hejuru urabona ko twateyemo inkeri. Utera gute rero ndaza kubibereka, ariko icyo nashaka kubereka nuko nabashishikariza ko ushobora guhinga inkeri muri jaride iwawe, aho kugira ngo urabona ko nka hano ntago hasa nabi. Ni ukuvuga ngo harimo indobo, harimo ibase, ariko nanone harimo indabo. Nureba neza urahabona indabo, reka mbibereke neza. Ibyo byose ni ukuvuga ngo bishobora gutuma haza ubwiza, ubona ko ibintu ntacyo bitwaye. Izi ni indabo, hariho imizabibu hirya ihinze mu mifuka, imizabibu izera. Izi ni indabo, ariko hirya hari iki? Hari inkeri. Inkeri nimureba neza ziri mu mabase. Aha ngaha rero bigenda bite? Nkuko nari mbibasobanuriye, nufata aka kadobo ugashyiramo ifumbire, ukagapfumura munsi, reka nkazamure murebe hano munsi, ubona ko karapfumuye. Hariya mubona harapfumuye, urabona ko n'imizi yatangiye guturika. Ibi ni ukugira ngo amazi atazaza akareka, kuko amazi yaretse ibihingwa birabora, bibura oxygene, uyu mwuka twita oxygene birawubura bikabora. Aha ngaha rero birangiye, uraza ugafata urubuto rw'urukeri, reka narwo ndubereke. Urabona ko nk'aka ngaka katangiye kuzana imizi. Ushobora kugakata ukagatera muri ya ndobo yawe, warangiza kagatangira kakera, ukirira inkeri, ariko ya mabase utagize gute, utayajugunye. Ubu ni uburyo bita guhinga kuri small scale, cyangwa se ku buso butoya, kuko iki ibanga ririmo ni irihe? Tugomba gushaka uburyo twihaza. Urabona ko nk'izi mbuto, urubuto urabona ko umwana yarurya, nawe warurya, n'undi wari wese yarurya, kandi akarurya rumeze neza. Aha ngaha ikindi kidasanzwe nuko nta fumbire iriya twita imvaruganda ziba zirimo. Iyo waguze ifumbire y'inkoko biba bihagije, nta yindi fumbire ukenera. Nureba hirya urabona ko nanone harimo utuntu muri kubona, reka nzuminge. Utu tuntu nta kindi, urabona ko aho kugira ngo uvuge ngo nateye jaride, ushobora kuza hano urabona harimo za sukuma wiki. Iyi sukuma wiki ni ukuvuga ngo izakura, urabona ko zimeze neza, zirashishe. Impamvu zishishe nta rindi banga, ni uko ziteresheje ya fumbire y'imboga, y'inkoko, nk'uko nari nabibabwiye. Harimo kuvugishwa kuko birasa neza. Ikindi, iyo ubonye ibihingwa byawe nk'uko birimo bikura, nawe bituma wumva umeze neza. Urabona ko nk'iyi sukuma wiki kibabi kirashishe. Nta rindi banga rero, urabona ko ushobora gufata ubuso butoya, ushobora guterekamo indobo, ushobora guterekamo imifuka, ugashyiramo ifumbire, ugahinga, ukazasarura, ukaba warya. Nk'uko murabona, nk'uko nabikoze, ari nabyo nashaka kubasangiza abakunzi ba Mr Tech Rwanda. Ibi nibyo twita innovation, nibyo twita technology. Ntimucikwe rero, mukore subscribe. Urabona ko nk'izi nkeri vuba ziraba zeze, nizimara kwera tuzasarura. Kandi ikindi nibagiye kubabwira, ni byiza kuzishyira ahantu izuba riba riri. Ibiti bura byera imbuto bikenera izuba. Ibiti byera imboga cyangwa se biribwaho amababi ntabwo bikenera izuba. Ariko igiti cyose kizera imbuto gikenera izuba kugira ngo kibashe kuzana isukari. Aha ngaha nibyo nishatse kubereka. Urabona ko ni byiza cyane, birasa neza, kandi ukaba nawe uzasarura ukarya. Mukore subscribe, like na share, mujye mubona byinshi. Kandi n'uwakenera inyunganizi, ubujyanama, yatubaza. Stay tuned.